amashyi cyane kuko bibaye yabaye. Ariko ndagira ngo nkore ikintu gikingoye mu muryango wanjye, gikingoye bita karande. Baba batangiye babyumvise simbisobanura cyane. Waremye ijuru n'isi, tuhuza amaboko rimwe kabiri gatatu, amashyi y'urufaya n'impundu nyinshi z'abagore. Amen. Nifuje nanjye kubafasha, birantunguye ariko Yesu akomeza abigena. Ndatekereje ndavuga ngo se buriya ntibishoboka ko iki gitenge mushobora kuzakibika n'umwaka ugashira n'undi ugataha. Rero nifuje kubaha buri muntu 5, nibyo nari mbashije. Yesu amashyi menshi cyane kuko Imana ntabwo izabura uko igeza, ntabwo izigera ikoza abantu isoni bayitegereje. Iki ni ikimenyetso Imana inyeretse yuko ishyigikiye. Bakongerera Yesu amashyi menshi cyane. Ari ikuzimu bakorwa n'isoni, abarozi bakorwa n'isoni, abakonikoni bakorwa n'isoni, ndetse ijuru ribireba rikoma impundu, bavuza impundu mu ijuru. Ijuru ryishimiye iki gikorwa ndetse n'iteraniro ryose. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Neza kandi mukize, afite n'ikibazo cy'abadayimoni bahora bamuniga, si rimwe si kabiri musengeye, Imana yo mu ijuru imukize, imuhindura umuntu muzima mu izina rya Yesu.
yahamagwe. Tongerera Yesu haleluya izamura haleluya. Dusome icyanditswe gato ni gatoya, hanyuma nze kubwira wa muntu bari bateguye babategure isoza tubijyamo tubisoza. Imana iduha umuhano umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Ibyanditswe rero uko byanditswe na Yohana, akabyandikirwa ku kirwa cy'Ipatimo, akaba hitwa mu Byahishuwe ibice 5. Dusome mu izina rya Yesu. Siko bimeze na? Haleluya. Aravuga ngo nihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba, nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kukibumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo kandi ngo amene ibimenyetso 7 bigifatanyije. Dukomere Yesu amashi makimenyetso cyane, dukomere Yesu amashi menshi cyane, dukomere Yesu wacu amashi menshi cyane. Niba amaboko wayazanye kuyahuza, yemera uyahuza neza, ukomere Yesu amashi, kuko sa y'abadayimoni, kuko sa y'abarozi, sa y'abana b'abantu, sa yakomeye byose waremye ijuru n'isi. Tuhuza amaboko rimwe kabiri gatatu amashi, amashi y'urufaya n'impundu nyinshi, impundu nyinshi z'abagore. Yohana arandika aravuga ngo njyewe Yohana mwene so dusangiye akaga n'amakuba by'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo igihe kimwe njyewe Yohana narindi ku kirwa Ipatimo, ngo narindi mu mwuka ndi ku kirwa Ipatimo, mpora umwami Yesu, mporwa ubutumwa bwiza, mporwa kubwiriza ubutumwa bwiza. Yohana arabivuga arangije abitereka aho ngaho, arangije aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana nk'uyu nguyu, aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana jye Yohana narindi mu mwuka. Arangije aravuga ngo ndangije nerekwa ndi ku kirwa Ipatimo bantaye, nerekwa bazi yuko narangiye, nerekwa umwami Yesu ari we turi kumwe wenyine, nerekwa mwuka wera ari we turi kumwe wenyine. Aho abantu bazi ko byarangiriye, aho abadayimoni babona ko bakurangirije, aho abarozi babona yuko upfuye, Yesu wacu niwe atabarira, niwe asarukana intsinzi. Nzamurira haleluya. Aravuga ngo narindi mu mwuka ku munsi w'umwami Imana. Yohana aravuga yarari mu mwuka ku munsi w'umwami Imana. Yohana aravuga ngo yarari mu mwuka. Yohana uyu nguyu yandika urwandiko rwe rwa mbere, arangije aravuga ngo uwo twabonye twebwe tukamwitegereza, intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, ngo kandi ni nabwo tubwiriza. Yego. Nzemerera uzamurireho haleluya we. Ageze mu bice 3, arangije aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Atuvuge ngo amina haleluya. Aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzasa, aravuga ngo ni kurerekanwa, ngo ariko Yesu wacu niyerekanwa. Aravuga ngo natwe tuzasa nawe, abantu biteguye gusa na Yesu aje gutwara itorero. Nzamurira haleluya. Uwo ni Yohana ari uri muvuga
kuvuga Yesu neza, arimo amuhamiriza nk'umuntu babaye, arimo amuhamiriza nk'umuntu wabaye mu gituza cye, arimo amuhamiriza nk'umuntu wabaye ku birenge bye, arimo amuhamiriza nk'umuntu yogeje ibirenge sha. Haleluya, haleluya, haleluya barakore, haleluya. Umutwe w'amagambo navuze ngo Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru itumenere abafite ubutware n'imbaraga zo mu ijuru. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, itumenere cyangwa igukubitire abantu bafite imbaraga n'ubutware byo mu isi y'umwijima, kubera yuko nibyo nahamagariwe sinzareka kubivuga. Icya kabiri, niyo washinga irengero imbere yanjye narishingura havuga Yesu wabambwe i Karuvari. Bibiri ikambwira ngo nta ntwara n'imwe batuye kuturwanya izagira iki gidutwara. Katongere haleluya cyane. Irangije Bibiri ikavuga ngo kandi nta hema mugiga yica ndetse n'irimbura ntabwo izigera yegera ihema ryawe. Tuzamurira Yesu wacu amashyi menshi cyane, ntabwo izigera igegera. Uyu Yesu wabambwe, uyu Yesu umucunguzi, uyu Yesu umukombozi, uyu Yesu ukiza indwara, uyu Yesu ukiza ubumuga, uyu Yesu ukiza ibyaha, uyu Yesu waducunguye. Niba abwira abantu bose ko amara umubabaro, ko amara intimba, ko amara ibibazo, ko adakiranirwa, ko atanga umugisha, ko atanga abana aho barubuze. Yesu niwe utanga urubyaro. Zamurira Yesu amashyi menshi cyane. Nta kindi. Pawulo abadayimoni bahagarara imbere ye, kandi ari Imana ivuze, ari Imana ivuze n'ukuri. Ko hari umuhanuzi witwaga, ahura nawe ngo yavaga muri Efeso, ngo ateranya abatambyi bose, ngo arimo abasezera ashyiraho abakuru b'abatambyi, ngo habonekamo umugabo witwa Agabo. Agabo arahanura, aravuga ngo Pawulo, ubu butumwa ubwiriza, ndareba nkareba i Yerusalemu nkasanga udakwiriye kujyayo. I Yerusalemu afata ngo umugozi yari akenyeje umushumi, arangije wibahesha amaguru n'amaboko, arangije ngo arabwira Pawulo ngo dore uko bari bukugiriye i Yerusalemu. Pawulo avuga amagambo meza y'ubutsinzi njya numva nkakomera. Aravuga ngo uretse no kugwa, uretse no gukubitirwa i Yerusalemu, uretse no kuboherwa i Yerusalemu, atanga itangazo ikuzimu. Arababwira ngo niteguye kugwa i Yerusalemu, niteguye kugwa mu Mana, niteguye kugwa aho Imana yagambiriye kongera. Aravuga ngo sizagwa mu badayimoni, aravuga ngo sizagwa mu maboko y'abarozi, aravuga ngo sizagwa mu kagambane, niteguye kugeraho umugambi w'Imana ugambiriye kugeza. Haleluya. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we. Yohana arangije aterura igice cya kane, avuga ko yabonye umwami Imana, ndetse ngo yicaye ku ntebe ahirengeye. Kabiri ngo yari agoswe n'abamarayika, intebe yari igoswe n'abamarayika. Mu bamarayika bari bayigose hari harimo abakerubi. Aba bakerubi ndabakunda, ari umugabo witwa Mikayeli wari ushinzwe intambara z'abera, ushinzwe kugenda atsindagura, ushinzwe kugenda abaga buri kimwe cyose gihagaze imbere, ushinzwe kugenda aribura ubwami bw'umwijima aho buturuka bwose bukajya, ushinzwe kurwana nabo witwa marayika Mikayeli, ushinzwe intambara z'abera. Zamura haleluya.
neza unyicira igindi nkumva maemba harambe mavuta naki nkumva hari izindi mbaraga naki ntacyo wampaye ntacyo naguhaye ariko urukundo rw'Imana rasuye Yesu nirwo rwaduhuje Rafael yarigoswe na marayika yarigoswe n'ibizima bine buri kizima cyose cyari gifite icyo gisobanura ikizima cya mbere cyasobanuraga intare ikizima cya kabiri cyasobanuraga ikimasa cyari gifite ishusho y'ikimasa ishusho ya gatatu ngo yari ifite ishusho y'umuntu ishusho ya kane ngo yari ishusho y'ikizu nshatse kuvuga ko buri kimwe cyose uko gisobanura mbaye mbisubitse nawe uzanshake bikubwira icyo bisobanura mbaye nkacumbitse ako ngako urebye baguteye abangaba ntibakira bafata imyanzuro udahari ufata imyanzuro udahari bayifata udahari bakaguhamagara mu nteko bakavuga bati uhereye none ayiwe muzinsuga butumwa imyaka 15 ntawurantenga ndacyahagaze ku buhamya bwanjye namutambira ntunga urutoki amwambwira ngo tagi ndaguhagaritse kizira kandi kiziririzwe ndinda ntahajya mu ijuru kwa data aho navuye nta muntu uzigera ampagarika nta muntu uzahagarara imbere yanjye ambwira ngo nakoze ngo nahagaritse ndetse sinsamba na sindoga ntabwo uzamfatira mu kabari sinywa itabi sinywa inzoga ntabwo aho ngaho uzahanshakira ngo uhambonere icyakora nushakira mu ivugabutumwa uzamfatira mu magambo navuze ariko ntabwo Yesu azagugwa neza Yesu ntabwo yakugwa neza ufatiye aha ngaha Yesu ntabwo yakugwa neza ufatiye aha ngaha fatiye kuri iyi mikoro Yesu ntabwo yakugwa neza fatiye muri iki kibuga Yesu ntabwo yakugwa neza hari benshi zibahaguye ariko ndagambirira ndarasana kandi ndaterana ibipfunsi ndagambirira kugera iyo njya duhereze Yesu wacu haleluya abona intebe y'ubwami ngo agiye kubona ngo abone yicayeho uzi iby'inyanja itukura nkavuga iby'amazahabu yari ahagose sinabivamo nawe ujyayo wisomera uko yitwaga ya Yasipi na za Simaradiyo Yohana ngo agiye kubona hirengeye iyicaye kuri ya ntebe ngo ifite igitabo mu biganza ibintu bigifatanyije ninde wabibasha Bibiliya yatubwiye ngo abo mu isi barahumiriza kandi barahumirije koko haleluya haleluya nawe nagushuhuje kuki utari wanyiyeretse Yesu aguha umugisha turi inshuti katose aha ni inshuti nagenzi ngo nagewe ntabwo wanshobora gewe aho ngeze ngwiza amaboko nkagwiza inshuti nkagwiza abo mumaro nahagera kambwa tubwire ujye kurya gasombi wanjye Elisa abashunemu nibo bamutungaga nta cyaha afite kuko mbivuze ayibona n'igitabo ibaririza ngo ninde wahaguruka n'isi baracece Imana itanga itangazo ikuzimu irababwira ati noneho Satani uhora undega ukabwira abantu ko amategeko yanjye ngo ntaho yabasha ngo akiranuke arangije aravuga ati ngaho rero zamuka ndebe ko wamena iki gitabo noneho ntsindwe bose ngo barahumiriza ubw'imbaraga z'igitabo ngo arangize yitegereza mu ijuru arabaririza bose barahumiriza katuvuge ngo amen katuvuge ngo amen katuvuge ngo amen ari mu isi yitegereza umuryango wa Benjamini habura utera agatoki yitegereza umuryango wa Simiyoni habura utera agatoki yitegereza
yuda tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya kamera barayikaraga mu ijuru nivuga kamera uti ntaziba niho ziba niho ziba niho ziba ngo kamera barayikaraga bayerekeza mu muryango wa yuda ngo barebemo basanga urutoki rwazamuye kera ongera uzamurira Yesu wacu icyubahiro sha uzamura urutoki nawe uvuge ngo ndahari muri iki gitabo ndahari muri uyu mugambi w'Imana ndimo muri iri teraniro ndimo abigambiriye kugira neza ndimo abigambiriye guha ubugingo ndimo bwira Imana ngo ntabwo ndi igitabo ahubwo ndi umwana mu rugo ndi umwana mu rugo ndi umwana mu rugo ubu ngubu niyo nakora amakosa angana iki ugomba kujya mumpana mushyize mu bikari ariko nyahagaritse muri aya materaniro mpagaze mu iteraniro ry'abera mukomere Yesu amashyi menshi cyane kuko bibaye yabaye ngo arangize ngo bakizamura urutoki mu ijuru ngo baha ibintumbu bakoma amashyi menshi cyane munyemerere mukomere amashyi ijuru habonetse y'umuntu uzamura urutoki ngo bagiye kubona ngo babona Yesu nk'umwana w'intama ubambwe ngo arangije arahaguruka asingira igitabo aha niho nsoreje simvuga uko yakimenye Yohana ari mu iyerekwa yabonye igitabo kinini cyane Yohana ari mu iyerekwa yabonye igitabo kinini cyane ararira 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 Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu ararira 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 Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu maze Yesu areye umuryango wa Yuda abarahagurutse aragisingira n'ibimenyetso arakibumbura bivuze ngo yiyemenyetso arakibumbura bivuze ngo yiyemeye bivuze gucungura umuntu hagati y'ibisambo Yesu mureba wateshejwe agaciro Yesu mureba wambitswe urubi
bafite ikibando kubatubye ba ntarenze hano n'ingingo regionali amakuru niwe yazi neza mbega n'ingingo abashumba bose n'ingingo abashumba bose bashumba bafashe kuri iki kintu umwuka yanyemeje kandi akinyemeza nta mbaraga zindi ufite atari ukwiyemera atari ukwishyira hejuru ahubwo ari uko ndemerewe muri uwo mutwaro nikoreye ndagira ngo nanjye Imana iruhure hari abo tuwuziranyeho hari ibitambo abadayimoni batanze ku bwanjye hari ibitambo by'amafaranga y'indengakamere batanze hari ibitambo batanze kugira ngo bambone hari ibitambo by'amaraso batamye kugira ngo bambone ariko impamvu nyihumeka ni uko igitambo cyo kumusaraba cyarangije byose icya kabiri ibyo bitambo batamba ni ukugira ngo bambashe ariko ishobora byose ubereye maso niyo mpamvu nanjye ngiye kuvuguruza icyo bakoze icyo ni kimwe icya kabiri ndashaka ko Imana inkusa mu ndambikeho ibiganza uyu munsi ndabafata mu ndambikeho ibiganza mumbwirire Imana ngo nahataraha hamugeze ko nituronje gutanga kandi nta wabimpaze nta watwatekerejanye mwuka yaranganirije icya gatatu ntangije uyu mushinga nta yandi maboko mfite nta yandi maboko mfite uyu mushinga Imana yawumbwiye 2015 ariko uburyo burabura ariko tuva mu bwiza tujya mu bundi sinkiburara sinkibura ko nkodesha nuko tukikodesha Yesu byose abyivangamo bikemera nta kazi nari ifite uyu munsi wa none Yesu abigenza neza bikemera ntabwo mfite ishimwe n'ituro natanga ku Mana kugira ngo iyongere ibone neza ndarifite uyu mushinga cyangwa iki gikorwa Imana yantumye ku bantu batawe uko jye naratawe nzi uko bibabaza maze imyaka abenshi ntibabizi iyo babona Teddy nizunguza bagira ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro maze imyaka nivuga hari abatekereza bati icyo ni igipindi maze imyaka 16 niba atari 17 kuva 2006 nibwo bantaye mushatse mwakomera Imana mashimeshi cyane kuko ntarabyarira mu ndi mwana nkaba nari muto sazanye imbaraga z'amaraso Yesu ntangiye kuzana iminkanyari kubera imbaraga za Yesu kubera kunkanda cyane ariko ndiye nabihuna nuko tubirya uko kanya ukajya gukoresha imbaraga z'ibiryo n'iz'umwuka n'ubundi ugasigara umegumye kwa kundi ariko uko natawe hari benshi batawe icyo ni kimwe kabiri hari abantu bagiye babyazwa mu buryo batatekereje abo nabo baratawe batabwa n'ababateye amada batabwa n'abo bashatse bagira ngo barakundana ariko ndagira ngo nkore ikintu gicingoye mu muryango wanjye gicingoye bita karande ubwo abatambyi babyumvise simbisobanura cyane sinshaka ko umwana wanjye azaruha nk'uko narushye sinshaka ko umuryango wanjye uzongera kuruha nk'uko narushye namenye Yesu arambohora arambatura asiga amavuta anyohereza mu murimo we sinshaka ko ari uwanjye
uzaruha nk'uko narushye. Ni iki kinteye gukora ibi ngibi? Hanyuma ntabwo ari igikorwa kizagarukira aha ngaha. Umuntu wese unyumva ashyigikire kugira ngo gikomeze ndetse kigere n'ahandi mu matorero yacu, nyuma y'amatorero yacu kizenguruka igihugu cyacu, kuko Imana impamagaye kandi ntoranyije kandi nyemeye kandi nsize inyemeje abo tubana n'abashumbi. Mwebwe itabanyemeje ntabwo imikoro mwayi. Hanyuma mushumba abashumba kore agapapuro bagasome, icyo ushaka ni amavuta yanyu n'ibiganza byanyu. Yesu abaha umugisha. Hanyuma babyigize hino, bamaze kubahagarika aha, babyigize hino tubikore. Nk'uko abivuze bakoze imyirondoro yaho inamaze iminsi, ntabwo ari ibintu bitunguranye. Reka duhere ku wa mbere, yitwa Mukandayisenga Angelique. Ukomere Yesu amashyi menshi cyane. Uwa kabiri ni Uwizeyimana Charitine. Ahaguruka aho ari nawe, twongerere Yesu amashyi menshi cyane. Uwa gatatu Uwingeneye Gloriose. Twongerere Yesu amashyi menshi cyane. Uwa kane Mumararungu Diane. Twongerere Yesu amashyi menshi cyane. Uwa gatanu murabona mumbwirira afite n'ikindi kibazo, ndi kumwe nayo Alice. Abahaguruka aho bari tubarebe. Abantu begeranye nawe bamubwira atambuka. Ndi kumwe nayo. Uwa gatandatu Nyirakamana Valentine. Kugiye Diane urajya he? Uwa karindwi Mukamuhigirwa Claudine. Nawe ndabona yabyumvisha. Uwa cumi Bamurebe Betty. Natekereza ko abantu badusabye ari abo ngabo. Bamurebe ari he? iki nyitekereza cyangwa Imana ikimbwira, nibutse umubabaro nanyuzemo ndaba. Niba hari ikintu kibabaza, ni ugushaka uzi gushatse nk'abandi, ushatse ukabona arakwangaje ukayobera uko bigenze. Mbwira Imana ngo nanjye nungirira neza, ikaba ari amateka n'amake wahindura, kuko nganirije iki kintu nanjye nzakora uko nshoboye kose ngere kuba meze nk'ibindi. Hanyuma basabe bashumba uze gufasha iki gikorwa, si ukwiyemera, si ukwishyira hejuru, nta n'icyo ufite kirenze, ariko Imana yo mu ijuru ishyigikire muri iki gikorwa, kugira ngo n'ahatari aha ngaha mbikoze, kugira ngo nanjye impindurire izina, irihindurire abana banjye, irihindurire aho mvuka, irihindure ku bariho bose aturuka ku muryango wawe, yubike amateka ya mbere, izamura ya kabiri. Abantu bari hano bafite telefone bafatira utuntu ku matelefone, hari icyo byaba bitwaye. Baze ku murongo kandi bareba hariya abantu bafata udufoto, ni urwibutso n'umurage uyu murage zawuraga n'abana bantu, ko ntabwo nigeze nezerwa mu buzima bwanjye bwose bubaho. ari namuhamagara
dukomere Imana amashyi menshi cyane kuri iki gikorwa. Kongerere Yesu amashyi menshi cyane kuri iki kintu Imana ikoze. Uyu w'Imana imugirire neza kandi mukize. Afite n'ikibazo cy'abadayimoni bahora bamuniga, si rimwe si kabiri musengeye. Imana yo mu ijuru imukize, imuhindure umuntu muzima mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kandi ihindura amazina yanyu. Abantu barimo guhabwa nibagaruke hano aha gutya, abantu bahawe bagaruke gutya. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Yesu wacu abaho umugisha mwinshi cyane. Ya haleluya. Imana yo mu ijuru kugirire neza. Uretse kuri sente mfite amasaha makeya, ndakunda mama Senga, ndamukunda ari mu mavuta mwisimbuka arashyigikira. N'ubu ngubu nawe agambiye kugira icyo akora. Cyakora we ndamuha mikoro, ndavuga ijambo rimwe rimwe mushumba, nshaka kubwira aba bantu ko nyuma y'ubu buzima kwiyandarika no kwiyangaza no kuba babyara mu buryo butari bwo ntacyo bimaze. Mfite abana, umwana umwe afite imyaka 25, undi afite imyaka 23. Umwe arangije kaminuza agiye kwiga yababyita mu masters, undi arimo yiga UK. Kuba rero naragumye gutya mwababyeyi, nkemera kubaho gutya, si uko hatari abantu bazaga kumbwira ko twabana, si uko hatari abaga bazaga kumbwira amahomvu, ariko nawe mbatanye n'Imana ndayibwira ngo sizagukoza isoni. Nishaka nzagira imvi ziba uruyenzi, ntabwo nzigera niyandarika. Nushaka umugabo uzagume cyangwa uzamureke. Aheza ni mu ijuru ubugingo nta mugabo utarashatse n'uwashatse ntabwo bazigera babura ubugingo. Mbwira Imana ngo nzagukorera. Urakoze bashuka. Murakoze, Yesu nabaha umugisha. Abantu bafashijwe n'iki gikorwa nimuvuge ngo amen. Haleluya. Nanjye nshingiye ku bintu Imana iri mu kugenda ikora, ibintu bibatera ubwoba, Yesu ari mu kazi. Amen. Nifuje nanjye kubafasha, birantunguye ariko Yesu akomeza abigema. Ndatekereje ndavuga ngo se buriya nibishoboka ko iki gitenge mushobora kuzakibika n'umwaka ugashira n'undi ugataha. Rero nifuje kubaha buri muntu 5, nibyo nari mbashije. Yesu amashyi menshi cyane kuko Imana ntabwo izabura uko igeza, ntabwo izigera ikosa abantu isoni bayitegereje. Iki ni ikimenyetso Imana inyeretse yuko ishyigikiye. Bakongera Yesu amashyi menshi cyane. Ari ikuzimu bakorwa n'isoni, abarozi bakorwa n'isoni, abakonikoni bakorwa n'isoni, ndetse ijuru ribireba rikoma impundu bavuza impundu mu ijuru. Ijuru ryishimiye iki gikorwa ndetse n'iteraniro ryose. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Abasenga munakubafamisha mwese. Uyu mwanya turagushima, turaguhimbaza kubw'ineza yawe. Tunejejwe no kuzana aba babyeyi imbere yawe kugira ngo Mwami bafashwe nawe. Umutima w'urukundo bafite ntabwo ari ibyo bitekerereje, ahubwo ni ubushake bwawe. Tubasaba umugisha rero
kugira ngo buzurize hari aho bakuye, bambika imbaraga, barinde gucika intege, bakomeze mu buryo bw'umwuka, baha umugisha urubyaro rwabo, baha umugisha aho bageze amaboko, baha umugisha mu bitekerezo byabo, baha umugisha ubahe igikundiro nabo bakundwe kandi ubagobore kuko uruwera. Habwa icyubahiro Yesu we, tubasabe umugisha Mana. Kandi twongeye gusengera mwami aba bana bahuye n'akarengane, kugira ngo mwami nabo bafashe bakomereza amaboko. Mana hari aho witeka ubagejeje mwami, nubwo haba bari mu buzima bubi, ariko uyu mwanya wabahindura amateka mwami, bakakubona ko uri uwera, ukabarambura ukuboko, ubuntu bwawe nibubugaragare kandi ubwiza bwawe burukire muri iri teraniro. Izina ryawe nirishimwe. Turatuje Yesu, dushima mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Bagipfukamye hano hari icyo Imana imbwiye. Yesu nashimwe cyane. Hari icyo Imana imbwiye kuri bo. Iramye ngo kubw'iki gikorwa icya mbere Imana itanze uburame kuri mwe. Imana iravuze ngo kubw'iki gikorwa Imana irabaguye. Imana iravuze ngo irabamenyekanishije. Imana iravuze ngo kubw'iki gikorwa nta gukenyuka kuri mwe, nta guturaba. Imana iravuze ngo mujye kumenyekana kubw'iki gikorwa kuko irabamamaje. Niko Imana ivuze. Urakoze Mana. Haleluya. Cyubahiro cy'icyaha bitwazumure ku bushoboye bwose, ibyo bibacikamiye byose tupeshayinigome wiwiniwa ya Cyprien Constance. Turagushimiye kubw'ineza yawe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, turagushimiye kubw'imbaraga zawe, turagushimiye kubw'ugukora kwawe. Wakoze Mana, nongere nk'umugaragu wawe dutareka amahanga. Wakoze, dukomeje kubasabira umugisha, imbaraga zawe zikomeze kubomaho. Wakoze kuko ubagiriye neza kandi ukaba waremeye amashimwe. Mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen.